Yes, inshuti bakunzi bacano ab'Imana beranda basuhuje cyane mbifurije ishya n'ihirwe amahoro y'Imana nabane namwe. Reka dutangire dusenga Imana hanyuma kandi mbibutsa neza ko tugomba gushima Imana yuko yaturinze, yuko turi amahoro, yuko turi bazima. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Rero mwese aho muri mu mpande enye z'igihugu, aho muri ku isi hose, aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye, reka mbashimire mbabwire nti ishya n'ihirwe ribane namwe. Rero ndabakunda cyane 5 kandi mbifurije ishya n'ihirwe. Reka suza ababyeyi, reka suza abagabo, reka suze abasore, suza abakobwa, reka suze abana bato kandi suhuze abantu mwese mudukurikirana muri hirya no hino ku mirongo ya YouTube. Reka mbashimire mbabwire nti ishya n'ihirwe birabane namwe kandi amahoro y'Imana bane namwe. Ndabakunda cyane rero 5. Reka rero nongere ntangire senga, ariko kandi sengera n'abantu mwese mujya mureba aya mavuga butumwa mukayarangiza, mujya mwumviza video mukazirangiza. Reka mbabwire ni Uwiteka Imana y'Abisirayeli, Imana ya Meshaki, Imana ya Yakobo, Imana ya Meshaki, Meduraka na Bedenego, iyo ngiyo ibane namwe. Reka dusenge. Mwami Yesu mwana w'intama w'Imana ukura ibyaha by'abari mu isi, wowe utabara ugatabarukana intsinzi, wowe ukiza kandi wowe uvura, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. None ndagushimira yuko ndi muzima, ndagushimira yuko abandi baramutse amahoro, ndagushimira yuko dukunda tudakwiye, ndagushimira yuko turi bazima. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, reka imbaraga z'Imana yera izo ziboneke ku buzima bwacu, reka imbaraga z'Imana yera izo zize mu byacu. Haleluya, haleluya. Mana senge igihugu cy'u Rwanda, senge abaturarwanda bose, senge abatuye muri iyi si muri rusange, senge mwami Mana abavuga butumwa, senge abanyamasengesho, senge abarivera, senge abapasteri, senge abadiakoni, senge abashumba, senge abarimu, senge abakristo, senge abahanuzi, senge abaririmbyi. Reka imbaraga zawe ziboneke muri bo. Haleluya. Mana turasenze, dusenge abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda, abo ngabo bagirire neza. Dusenge mwami abayobozi b'igihugu cya Uganda, abo ngabo bareba n'impuhwe zawe ndetse n'imbabazi zawe. Dusenge abaturage ndetse bo muri Tanzania, abo ngabo biteho ku izina rya Yesu. Dusenge ibihugu byose byo mu isi, dusenge mwami ababyeyi, dusenge abagabo, dusenge abasore, dusenge abakobwa, dusenge abana bato, dusengeye abantu bose iyo bava bakagera. Reka nkubwire nti imbaraga zawe ziboneke muri bo. Kandi rata Yesu, ongera ugira icyo ukora, ongera ibyo uri byuhindura. Tanga akazi ku bakabuze, tanga amafaranga ku bayabuze, tanga aho kuba kuri twe twahabuze, tanga mwami ibishoro, tanga imikorere. Dukize ibyaha, dukize ibicumuro, dukize inzitizi, dukize ingorane mu izina rya Yesu Kristo. Ongera uturebane impuhwe zawe, ongera uturebane amavuta yawe. Haleluya Mana. Hari ababuze akazi, baha akazi mu izina rya Yesu. Hari ababuze uko bishyura amadene, bishyurira amadene mu izina rya Yesu. Hari ababuze urubyaro, oya tanga urubyaro bimenyekane. Hari abarwaye za sima, bavura indwara za sima mu izina rya Yesu. Vura indwara z'imivuduko, vura indwara z'imigongo, vura indwara z'amaguru, vura indwara z'amaso, vura indwara za rubagimpande, vura indwara izo arizo zose mu izina rya Yesu. Reka imbaraga zawe Uwiteka ziboneke ku buzima bwacu, reka gukomera kw'ijuru kuganze. Mana senge abantu bose babakunzi bacano, ubagirire neza, ubahe mwami imbaraga zawe, ubiteho cyane, ubagenzereze neza, kandi ureme ubuzima buzima, ureme agaciro, ureme ijambo, kandi ureme gukomera kwacu. Yewe Yesu mwene Dawidi, ndakwinginze cyane, ongera utabarukana intsinzi, ongera ukore mwami bimenyekane. Haleluya. Data mu izina rya Yesu ndakwinginze, rengera abari muri Uganda, rengera abari mu Burusiya, rengera abari muri Ukraine. Dusenge ibihugu byose bigiye bifite ibibazo by'intambara, ubiha amahoro mu izina rya Yesu, ubaremera ubuzima, kandi natwe twese utugenzereze neza.
Mana sengera abasaza, sengera abagabo, sengera abasore, sengera ababyeyi, sengera abakobwa, sengera urubyiruko, sengeye ingingo z'amoko yose z'abantu, kugira ngo data wa twese ube ari wowe ukore nk'Imana, ureme nk'Imana, witamurire nk'Imana, wongere wiyubahishe nk'Imana. Reka imigisha yawe yonyine iboneke muri twe, reka ubwiza bwawe ubwo budusage mu izina rya Yesu. Data turasenze, tukwatse umugisha udasanzwe, tukwatse imbaraga zidasanzwe, tukwatse ubwenge budasanzwe, tukwatse ubutware budasanzwe, tukwatse ijwi ryawe ridasanzwe, tukwatse rezo zidasanzwe, tukwatse konegisiyo zidasanzwe, tukwatse imbaraga zidasanzwe, tukwatse umwuka wera udasanzwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ongera ukora imirimo n'ibitangaza, banze tubabarire kuko turi abanyabyaha, tweze dutunganye, dore turi babi rwose, turi abanyaminwa yanduye, turi abanyamubiri wanduye, turi abanyabwenge bwanduye, turi abanyabwonko bwanduye, ariko tugirire neza kuko turi abanyarurimi rwanduye, turi abanyantambwe zanduye, turi abanyamaso yanduye, turi abanyamazuru yanduye, turi abanyamatwi yanduye, turi abanyamubiri wanduye. Uwiteka humanura ingingo zacu zose mu izina rya Yesu, humanure n'ibyabo bose, kandi imbaraga zawe ziboneke muri twebwe. Data dore iyi si igizwe n'amafaranga, ndakwinginze tugusabye amafaranga, tugusabye icyerekezo, tugusabye ubuzima, tugusabye imikorere, tugusabye uburinzi. Oya abana natwe utugenzereze neza, kandi imbaraga zawe ziboneke muri twe. Urakoze urakabyara, rengera abari kwa muganga, abo bavure kandi bakize, rengera imfubyi abapfakazi, izo ngizo zigire neza kandi nabo bagire neza, rengera mwami abatagira aho kuba, abo ngabo uduha aho kuba mu izina rya Yesu. Reka utange igikundiro kuri twe, reka utange ijambo kuri twe, reka amahoro yawe atubonekeho, reka utuganze kuko uri Imana. Waravuze ngo mu mahanga yose abakubaha bagakora ibyo gukiranuka, ngo abo ngabo urabemera. Haleluya. Mana turagushima, turaguhimbaza yuko wera, turagushimira yuko uri umwami. Oya turashimye yuko uri Imana itabara, tukwatse umugisha, tukwatse ijambo. Reka buri muntu wese ugiye kumvira ijambo afashwe nayo, kandi imbaraga zawe zimubonekere. Urakoze data mwiza, urakoze murengeze ubugingo bwanjye, nanjye mbyatse Imana nizera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Yesu nashimwe. Inshuti bakunzi bacano ab'Imana bera, amahoro y'Imana nabane namwe. Rero ndabasuhuje kandi mbifurije ishya n'ihirwe. Reka mbabwire ni kandi mwarakoze cyane kugenda mudukurikirana aho muri hirya no hino. Reka kandi mbabwire nti uyu munsi wa none ahangaha wasacingaga cano ab'Imana bera, uyu munsi ntago muri iyi minsi ntago ikitwa ab'Imana bera, ahubwo yitwa Denezevari TV, Denezevari TV live. Aho niko yitwa, iryo niryo zina ryayo. So rero ujya muri telefone yawe ukaba wakwandikamo muri kira cyumweru kizaza, uzajya wandikamo Denezevari TV live, hanyuma udukurikirane 5 kwa 5. Amahoro y'Imana bane namwe. So nkuko rero twatangiye tubivuga, reka dusome iri jambo ry'Imana riboneka muri Petero wa mbere, Petero wa mbere igice cya mbere, urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere, umurongo wa kangahe wa 13. Reka twongere twiyibutse ku ijambo ry'Imana, twumve uko havuga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere, umurongo wa kangahe wa 13. Reka tuhasome. So muraza kunyihanganira rero, maze iminsi ndwaye, ngira ngo uri kumva yuko ndi kuvugira mu mazuru, ibicurane n'ibindi, ibyo biba bituzerereje, ariko Yesu ari ku ngoma kandi yaratsinze. Reka nisurize abakunzi bakadasohoka. Ubwo nimvuga abakunzi bakadasohoka, ndashyiramo abakunzi bajya bakurikirana izi
izi cano bakazireba bakazirangiza, bakareba amavideo ariho bakayareba bakayarangiza, ubwo nkakurikizaho abakunzi bakoze subscribe, mbabwira ni mwahisemo neza. Imana y'amahoro ibaha imigisha myinshi, kuko mwagiye mukanda subscribe kandi mwarangiza mugakora na like mukanasharinga. Imana y'amahoro ibaha imigisha. Rero nkwibutsa neza ko ushobora kuduhamagara kuri 0782324200, hanyuma ndayizisubiramo 0782324200, hanyuma ukanatwandikira no kuri WhatsApp ukeneye gusengerwa cyangwa no gukorerwa n'ikindi ushaka. Imana y'amahoro ikugirira neza. So tugiye gusoma rero, tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice bingahe? Igice cya mbere umurongo wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abagande nabo bati mu irinya rya Yesu Kristo. Reka rero dusome hanyuma twumve uko hama havuga, abarundi nuko habaca bavuga. Ego tubandanye ku muburungu w'urwandiko rwa mbere rwa Petero, hanyuma igice cy'imbere umuburungu wa 13 kuduza gushitsa ku muburungu wa 16. Ubwo mba ndiko ndayaga mu rurimi rw'ikirundi. Reka nisuhurize abarundi mu izina rya Yesu, babwira ni amahoro y'Imana bane namwe, Imana ibahimigisha. So reka rero dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ibyo kwera mu ngeso, ibyo kwera mu ngeso niko Bibiliya ivuga. Haravuze ngo nuko nimukenyere mu mitima yanyu, mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha. Imana yongeye kutubwira ngo nidukenyere mu mitima yacu kandi twirinde ibisindisha. Ibi bisindisha nta bindi, ibi bisindisha bishobora kuba amagambo, ibi bisindisha bishobora kuba inzoga. Imana ivuganye nawe irakubwira ngo nukenyere mu mutima wawe kandi wirinde iki? Ibisindisha. Imana y'amahoro ikugirire neza. Yemwe basinzi, yemwe banywa nzoga, yemwe banyamagambo, Imana yababwiye ngo nimwirinde ibisindisha kandi mukenyere mu mitima yanyu. Bivuze ngo mukiranuke, mwere imbuto, mwongere mwambare mwikwize, mwongere mugire imbuto nk'izambere, mwongere muvane ibishimwa mu bigawa. Niko Yesu avuze. Yesu aravuze ngo nimukenyere mu mitima yanyu kandi mwirinde ibisindisha. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Dukomeze dusome mu izina rya Yesu. Mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Kristo Yesu azahishurwa. Nimwiringire impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Kristo Yesu azahishurwa. Impano y'ubuntu nta yindi. Impano y'ubuntu n'umwuka wera. Impano y'ubuntu ni amavuta. Impano y'ubuntu ni imbaraga z'Imana. Impano y'ubuntu ni ugukorera Imana. Impano y'ubuntu ni agakiza. Haleluya. Nagenze amahanga yose, ngenda isi yose, ariko sindabona ahantu agakiza bakagura, sindagasanga bagacuruza, sindasanga kanitse ahantu, sindasanga bamanitse ibyapa bavuga ngo dore agakiza karaha ngwino ukagure. Yesu ashimwe. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo nawe urasabwa kujya gute? Urasabwa gukizwa, urasabwa kwera imbuto, kuko kano gakiza karaharanirwa, aka gakiza karashakishwa, aka gakiza. Haleluya. Umuntu ufite Yesu aba afite agakiza. Ongera ukiranuke. Yesu aravuze ngo iringira impano y'ubuntu uzazanirwa. Iyo mpano y'ubuntu nta yindi, ni agakiza k'Imana. Haleluya. Wowe niwiringira impano y'ubuntu, Yesu azakugirira neza. Wowe nukizwa ukavana ibishimwa mu bigawa, ugakora ibyiza bishimwa n'Imana, Yesu azakwambika imyenda yera. Izina ry'Imana ya Yakobo rihabwa icyubahiro. Bibiliya irangije iratubwiye ngo kandi, Bibiliya irangije iratubwiye ngo kandi, Yesu ashimwe. Bibiliya irangije iratubwiye ngo kandi ngo mube nk'abana bumvira ubwo Kristo Yesu azahishurwa. 14. Ngaho nimube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwajyaga kera mukiri injiji. Ongera wumvire, ongera usenge, ongera ukiranuke, ongera uvane ibishimwa mu bigawa, ongera ukoze ibyiza bishimwa n'Imana. Yesu ashimwe.
Haleluya. Yesu aravuze ngo ngaho nube nk'umwana wumvira, Imana ihimbazwe, Imana ikuzwe. Uyu munsi Imana ishaka ko wongera ukumvira, Imana ishaka ko ukiranuka, Imana ishaka ko wera imbuto, Imana ishaka kuvana ibishimwa mu bigawa, Imana ishaka kuyigarukira, Imana ishaka ko ukizwe ku gato na kanini. Ngaho nimube nk'abana bumvira, niko Bibiliya ivuze. Ntimwishushanye n'irari mwajyaga kera mukirinjiji. Yesu atugirire neza. Twagiraga irari, twarasambanaga, twarasomanaga, twarikinishaga, twajyaga mu bapfumu, twaraterekeraga, twarabandwaga, twararaguzaga. Ariko Imana y'amahoro ishaka yuko ibyo byaha byose ibyo tubisezera tukabireka, ukihana, ugakizwa, ugakiranuka, ukera imbuto zikwiriye abihanye. Yo iraza ntitinze, yizanye ingororano kugira ngo igororere buri muntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze, kuko ni Alfa na Omega, niyo tangiriro n'iherezo. Imana ihimbazwe. Haleluya. Yesu arakubwira ngo iringire, impano y'ubuntu uzazanirwa. Yesu ashimwe. Bibiliya irangije ivuze ngo iki? Ngo nimube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwajyaga kera mukirinjiji. Niko Bibiliya ivuze. Kera twarinjiji ubwo twari mu byaha, kera twarinjiji ubwo twasambanaga, kera twarinjiji ubwo twajyaga mu bapfumu, kera twarinjiji ubwo twariterekeraga, kera twarinjiji ubwo twaraguzaga, kera twarinjiji ubwo twikinishaga, kera twarinjiji ubwo twibaga, kera twarinjiji ubwo twariganyaga. Ariko Yesu aravuze ngo nimube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwajyaga kera mukirinjiji. Imana yacu tugire neza. Bibiliya ikomeje ivuga ngo iki? Ikomeje itubwira ngo 15, ahubwo nk'uko bahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera kuko nanjye ndi uwera. Imana ihimbazwe, Imana nihimbazwe. Biranditswe ngo ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, ngo kuko byanditswe ngo muzababera kuko nayo ni iyera. Imana ikurwanirire, Imana ikugirire neza, Imana yongere kwiteho, Imana yongere kurebana impuhwe zayo, Imana yongere kurebana imbabazi zayo, Imana yongere gufata amaboko y'iburyo kandi gukomeze, yongere guha izindi imbaraga. Imana ishimwe. Irashaka kuguhindukira, irashaka kuba uwera, irashaka kuvana ibishimwa mu bigawa, irashaka kureka ingeso zawe, irashaka kureka ubwibone bwawe, irashaka kureka uko kwambara ubujipo bw'ubuce kwawe, irashaka kureka uko kwitukuza kwawe, irashaka kureka ubwo busambanyi bwawe, irashaka kureka ubwo businzi bwawe, irashaka kureka izo ngeso mbi. Nibyo nk'uko waguhamagaye ari uwera, bariko nawe uba uwera mu ngeso zawe zose, kuko byanditswe ngo muzababera kuko nayo ni iyera. Imana ni iyera, wowe buwera. Imana irakiranuka, Imana ntikora ibyaha, Imana ntisambana, Imana ntiraguza. Nta juru ry'abibone ribaho, nta juru ry'abaterekera ribaho, nta juru ry'abajya mu bapfumu ribaho, nta juru ry'abivurisha ibyakatsi ribaho. Imana ikugirire neza. Reka twongere dusome Yakobo. Yesu ashimwe. Yakobo ibice 2 umurongo w'10. Havuze ngo iki? Haravuze hati umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Umuntu wese witondera amategeko akitondera ibyaha n'ibisa nabyo, iyo akoze kimwe ntiyihane aba yacumuye yose. Imana ikugirire neza. Ibi bisobanuye iki? Ibi birasobanuye ngo ushobora kwirinda ubusinzi, ukajya mu bapfumu, byose ukabura byinshi. Ushobora kwirinda ubusambanyi, warangiza ukajya kunywa inzoga, byose ukabura byinshi. Ushobora kwirinda
ubujura, warangiza ukajya kurara mu nkera ubyina mu birori bidahesha Imana icyubahiro, byose ukabura byinshi. Niko urwandiko rwa Yakobo rutubwiye ibice 2 umurongo w'10. Havuze ngo iki? Haravuze ngo umuntu wese witondera amategeko. Hari umutwe w'ijambo uravuze ngo amategeko agomba kumvirwa ku maramaje. Umuntu wese witondera amategeko agasitara kuri rimwe aba ayacumuye yose. 11. Kuko wavuze ati ntugasambane, niwe wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica, uba ucumuye amategeko yose. Nuko rero nudasambana ariko ukica, ubu yacumuye amategeko yose. Niko Bibiliya yivuze. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo kizwa, bisobanuye ngo ari imbuto, bisobanuye ngo irinde ikibi, bisobanuye ngo niwibuka aho waguye ukagwa wihane. Niko Bibiliya ivuga mu Byahishuwe ngo ariko nutihana nzaza nk'umujura, ntuzamenya nawe igihe nzagutungurira. Ihane. Yesu arashaka ko wihana. Yesu arashaka yuko ubatizwa mu mazi menshi. Yesu arashaka ko wera imbuto zikwiriye abihanye. Yesu arashaka kuvana ibishimwa mu bigawa. Yesu arashaka ko uhinduka ugahindukira. Yesu arashaka kureka ingeso mbi zawe. Yesu arashaka kureka ubutinganyi bwawe. Arashaka kureka ubusambanyi bwawe. Arashaka kureka ubwibone bwawe. Arashaka kureka ubujura bwawe. Arashaka kureka kureba izo porono kwawe. Izo porono zishyireho iherezo. Ibyo kwikinisha bishyireho iherezo. Uko gusomana bireka. Imana irashaka ko wihana. Imana ishaka kukizwa. Imana ishaka kuhindukira. Imana ishaka kuva mu ngeso mbi. Imana ishaka ko wongera senga. Wajya kubyuka saa 9 z'ijoro ugasenga, ubu ntugisenga. Imana iraza kugushaka ikakubura. Wajyaga wiyiriza ubusa, ubu ntukiyiriza ubusa. Wajyaga werekwa byinshi, ubu ntukibyerekwa. Wajyaga urota inzozi zigasohora, ubu ntukizirota, ubu ntizigisohora. Imana ikugirire neza. Ndi kukubwira uyu muburo ukubwira ngo garuka, 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 garukirawo. Yewe banze kumva, yewe nziha ejo, garukirawo. Dore igihe kiraje, dore igihe kirasohoye. Dore umuyaga urahushye. Dore aho imbere haciye uwambaye imbaraga z'Imana n'ijambo ry'Imana. Garukiraho. Wowe uri guca imanza, wowe wirirwa wibaza ku bantu b'Imana, wowe wirirwa uca imanza ku bantu bagukosereje, wowe wirirwa uvuga abantu, wowe wirirwa usebanya, wewe wirirwa ubara inkuru uko ziri n'uko zitari. Imana yakubwiye ngo garukiraho. Wowe wirirwa uva mu bigawa gusa, ntukore ibishimwa. Imana yakubwiye ngo garukiraho. Wasenze Imana ubura iki? Oya garukiraho, oya rekeraho. Reka ubwo bwibone bwawe, reka kujya mu bapfumu kwawe, reka kwiringira ibyakatsi, reka kubangikanya Imana na Bali ndetse na Bayari. Ibyo byo kubesha abaturage ngo urasengera ibyakatsi bibahe ngo bibavure. Oya garukiraho. Nta mbaraga ebyiri zikorana. Garukiraho. Nta Mana y'ibyakatsi baho, ahubwo habaho Imana rugena byose. Habaho Imana rugenera abarushye, rugenera abarambiwe, rugenera abatishoboye, rugenera ababa ku isi bose, ikabagenera ikibakweye. Wowe garukiraho. Vana ibishimwa mu bigawa. Reka ingeso mbi zawe. Reka amagambo yawe, amashyari yawe, inzangano zawe. Wowe wambuye abantu, wowe utashaka kwishyura abantu, wowe urimo amadene, yaba ya banke, yaba ya kredi, yaba y'utudene duto. Ishyura. Inama ugira uyu munsi ni ukwishyura amadene. We wahize imihigo myinshi ariko ukaba warananiwe kuyihigura. Oya, ibigutera guhiga indi biraje. Mwugiriye inama wahigura imihigo hakiri kare. Wahigura iki? Imihigo hakiri kare. Izina ry'Imana rikugirire neza. Yesu ashimwe. Imana ya Yakobo igushyire hejuru. Garukiraho.
uyu munsi ni umuburo wo kukubwira ngo garukiraho, ntuzigere uvuga ko utumvishe. Wowe usimbuka iyi video ntuyirebe ngo kubera ko itakubwira ko Imana iguhaye imodoka, kuko itakubwira ko Imana itaguhaye inzu, kuko itakubwira ko Imana ikujyanye mu mahanga, kuko itakubwira ko Imana iguhaye amadolari. Uzagezahe kwanga kureba izi video, uzagezahe kwanga kumva aya mavugabutumwa, uzagezahe kwanga kumva iby'ukuri, ko igihe cy'ukuri kishize, ko igihe cy'ukuri kirangiye, ko igihe cy'urukundo rwarangiye, ko igihe cy'amakuba n'ibyago n'ingorane ko aricyo kije. Wagarukiye aho nyiranzihanejo, wagarukiye aho nyiranzihanejo, wagarukiye aho nyiramwanga kumva we, nyiramwanga kumva wagarukiye aho. Isi Satani yayizamuyemo ibitero by'abadayimoni bigambiriye gusenya ingo n'izari zikomeye zikihirika. Wagarukiye aho, wowe ufite urugo warusengeye. Satani yateje ibitero mu bana ko bagomba kugira gute, kubura ubwenge, abandi bagafatwa ku ngufu, abandi bagashaka imburagihe. Ibyo ni ingero murazizi. Wagarukiye aho, wahindutse ko nkubwira nanjye nibwira. Twagarukiye aho ngaho, twagarukiye aho. Imana iturengere twese. Bibiliya yavuze ngo kandi 12 ndacyasoma urwandiko rwa Yakobo ibice 2 umurongo w'10, havugaga umutwe w'ijambo ngo amategeko agomba kumvirwa ku maramaje. 12 hati muvuge kandi mukore n'abajya gucirwaho urubanza n'amategeko atera umudendezo. Nimuvuge kandi mukore, niko Bibiliya yongeye kuduhwitura itubwira. Tuvuge kandi dukore n'abantu bari kujya gucirwaho urubanza n'Imana yaduhamagaye, n'Imana yaturemye. Nimuvuge kandi mukore nk'abantu bari kujya gucirwa iki? Urubanza. Imana ikugirire neza, Imana itwiteho. Tuvuge kandi dukore n'abantu bari kujya gucirwa iki? Urubanza. Imana ihimbazwe. Haleluya. Yego, niba amategeko ngo atera umudendezo, aya mategeko atera umudendezo rero, wowe ijambo rivuze ngo iki? Abagalatiya ibice 5:16 hati ndavuga nti muyoborwa n'umwuka wera, kuko aribwo mutazakora ivyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ivyo kamere irarikira, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ngo ariko rero niba muyoborwa n'amategeko, ntabwo muba mugitwarwa n'amategeko. Niba muyoborwa nako n'umwuka wera, ntabwo muba mugitwarwa n'amategeko. Umuntu uyoborwa n'umwuka wera ntasambana, ntiyikinisha, ntajya mu bapfumu, ntakorakora, ntavuga nabi, ntiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, ahubwo ahora ayobowe n'umwuka wera, yumva yuko ijambo ry'Imana ari ryo buhanuzi butavangiye. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze 13 ngo kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza. Imana y'amahoro ikugirire neza. Utagira imbabazi ntago azababarirwa mu rubanza. Niba utarababariye mugenzi wawe, niba udahinduka, niba utihanira kureka, niba utaribabarira abo baguhemukiye, abo batumye uburana n'imiryango yawe, abo batumye imiryango yawe ipfa, oya babarira. Uyu munsi Imana yagushishikariza kubabarira, guhinduka, guhindukira, ugakora ibyiza bishimwe n'iyera, ukazabona ubugingo. Haleluya. Haleluya. Bibiliya irakubwiye ngo kandi ngo kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza. Ntabwo uzigera ubabarirwa mu rubanza. Wiri guca imanza mu bakozi b'Imana. Birashoboka ko baguhemukiye, birashoboka ko hari abo wabonye bahemutse, birashoboka ko hari abo wumvishe bahemuka, birashoboka ko hari abagutuburiye, birashoboka ko hari abakupfunyikiye, ariko ntabwo uri kubabarira. Nicyo kibazo. Imana yakubwiye ngo nawe
ntabwo uzigera ubabarirwa mu rubanza. Imana y'amahoro ikugirire neza. Ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye. Ijambo ry'Imana n'umutsima utera imbaraga. Ijambo ry'Imana waryumva utaryumva rizahora witeka ryose. Wakunda Imana utayikunda izahora ari Imana kandi izahora iri ku ngoma. Wowe icy'ingenzi korera Imana. Ndagira ngo mumenyeshe iri tangazo. Wowe uba warapfuye kera nuko Imana yahabaye. Ubwo yahabaye rero icyatumye igusigaza ikerete ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Ongera utunganye ibidatunganye, ongera ukizwe, ongera wera imbuto, ongera uvana ibishimwa mu bigawa, ongera ukora ibyiza bishimwa na Yesu, uzabona ubugingo. Bibiliya ivuze ngo iki? Nyamara imbabazi ziruta urubanza, zikashirwa zikarwishima hejuru. Imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Bivuze ngo imbabazi watanze zaruse rwa rubanza, zaruse ko bari kujya kuburana, zaruse ko bari kujya muri gereza, zaruse ko izo mbabazi ongera uzigire mu izina rya Yesu. Haleluya. Turacyasoma ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice bibiri. Dusome naho mu izina rya Yesu. Umurongo wa mbere hati, umutwe w'ijambo ravuze ngo ibuye rizima n'ishyanga ryera. Iri ni ibuye rizima kandi ni ishyanga rigize gute? Ryera. Nuko mwiyambure igomwa ryose. Bibiliya niko ivuze. Nuko nimwiyambure igomwa ryose, n'uburiganya bwose nabwo mubureke, n'uburyarya bwose mubwihorere, no gusebanya kose mukureke. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze bageze ku gakiza. Imana ihimbazwe. Nimwifuza amata y'umwuka wera adafunguye, kugira ngo abakuze bageze ku gakiza. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo nuko nimwiyambure igomwa ryose, n'uburiganya bwose mubureke, n'uburyarya bwose. Dore uburyarya buragwiriye, uburiganya buragwiriye, ubujura buragwiriye, ubwicanyi buragwiriye. Najya ngo nkumenyeshe, dore ikibazo kiguteye kineguza ni inzara. Iyi nzara irateye, ariko bamaso nawe itazakwicira mu bandi. Abo Yesu yamenye azabarinda, kandi nyuma y'inzara urabyumva ikizakurikira. Bamaso wirinde, ko nyuma y'inzara hahusha umuyaga, haguye imvura iteye ubwoba. Wowe bamaso, ibiti byinshi birihirikanze, insina nyinshi zirihirikanze. Najya ngo nkubwire ngo amazi abuze aho atembera. Bamaso ukizwe, usome ijambo, ubatizwe mu mazi menshi. Wowe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ongera ukizwe, batizwa mu mazi menshi, wera imbuto zikwiriye abihanye, uzabona ubugingo. Mana ikugirire neza. Havuze ngo rero n'uburyarya mu bwihorere, n'ishyari, amashyari yateye mu bantu. Icyambere cyateye ni amagambo. Urukundo rwashize mu bantu, haduka amagambo. Wewe akaba yureka amagambo yawe, ukareka ubusinzi bw'amagambo, ugasubira mu rukundo rwa mbere. Bibiliya yavuze ngo ariko ufite icyo nkugaye mu byahishuwe, ngo nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere, wagarutse mu rukundo, Imana ikakugirira neza. Bibiliya ikomeje ivuga ngo kandi n'ishyari turyihorere, no gusebanya kose tukureke. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze bageze ku gakiza. Niba mwarasagongeye mukamenya yuko umwami Yesu agira neza, nimumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko riba iry'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Ibi birasobanuye ngo Yesu nubwo yanzwe, nawe niko bazakwanga, nawe ntibazakwemera. Ibyo uvuga bazakwita umusazi, ibyo ukora bazakwita uwavangiwe. Ariko humura, wowe hamya Imana, wowe korera Imana, wowe senga Imana, wowe ba mu by'Imana, nayo iraje ntitinze.
Imana ihimbazwe. Iraje ntago igize ite, ntago itinze. Bibiliya ikomeje ivuga ngo iki? Irangije iratubwiye ngo kandi 5, namwe nimwubakwe nk'amabuye mazima. Ni 4, ni 3, yes, ni 3. Ngo nimwifuza amata y'Umwuka Wera kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Imana ishimwe. Nimumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'Umwuka Wera adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko Umwami Yesu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe, riba iry'igiciro cyinshi. 5, namwe nimwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera, bwo gutanga ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Kristo Yesu. Namwe nimwubakwe nk'amabuye mazima, nimwongere muzure Umwuka Wera, nimwongere musengera abantu, nimwongere mukizwe. Yemwe abakorera indonke mwe murekere, Imana ishaka kubagirira neza. Yemwe bataye umuhamagaro mwe murekere, Imana ishaka kubagirira neza. Bibiliya ivuze ngo iki? Irababwira ngo nimwubakwe nk'amabuye mazima, ngo kugira ngo mu bwoko bw'abatambyi bwera, butanga ibitambo bishimwa n'Imana ku bwa Kristo Yesu Umwami wacu. Haleluya. Bibiliya ikomeje ivuga ngo kuko mu byanditswe byera harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza ifuruka, ryatoranyijwe ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera wese ntazakorwa n'isoni. Uryizera wese akizera Yesu ntabwo azigera akorwa n'isoni. Imana ishimwe. Ngo nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi yuko ari iby'igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza ifuruka. N'ibuye risitaza ni urutare rugusha, basitara ku ijambo ntibaryumvire kandi aribo ryagenewe. Ongera umvuge ngo amina. Birababaje kuba dusitara ku ijambo, tukarisoma tukaryumva, ariko ntituyumvire. Imana itugirire neza, Imana ikubabarire, Imana imbabarire, Imana ibababarire mu izina rya Yesu. Basitara ku ijambo ntibaryumvire kandi aribo ryagenewe. Reka dusoze. Reka dusozereze muri Yesaya igice cya mbere murongo wa 16. Biba mu gitondo imbuto zineza, ryo biba ku manywa n'ikigoroba. Rindira ko zera baze basarure, tuza tunde imiba tunezerewe, tuzanezerwa nidutunde imiba, tuzanezerwa nidutunde imiba, tuzanezerwa. Tugende turira tubebera Umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka,
tuzahozwa naza dushira agahinda, tuza tunda imiba tunezerewe, tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa. Yesaya 3:16 abahugurira guhindukira ngo bababarirwe. 16 hati, Yesaya igice cya mbere 16 hati, nimwiyuhagire mwiboneze mukore ibyaha byo mu mirimo yanyu nibiva imbere yanjye, nimureke gukora nabi mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire ipfubyi urubanza, muburanire abapfakazi, nimuze tujye inama niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bisa na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Ijambo riti nimwemera mukumvira, muzajya ku byiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nimwiyuhagire mwiboneze, nanjye niyuhagire niboneze, dukureho ibyaha byo mu mirimo yacu biva imbere y'Imana, ngo tureke gukora nabi, twige gukora neza, dushake imanza zitabera, turenganure abarengana, ducire ipfubyi urubanza, ngo nituze tujye inama niko Uwiteka avuga. Tujye inama nawe, ngo naho ibyaha byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bisa na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Ijambo riti nimwemera mukumvira, muzajya ku byiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Mana turagushimira, nyuma y'ijambo rya perezida nta kindi twongeraho. Ni wowe perezida mukuru uba muri perezidansi y'ijuru, izina ryawe nirihimbazwe. Dusenge abantu bose bumvisha aya mavugabutumwa, abumvisha ubu buhanuzi bose, bakaba biyemeje guhinduka no guhindukira. Baha umugisha Mana, bagirire neza ubarinde, ubiteho Mana, kandi baremere ubuzima bwawe, ubaremere agaciro Mana. Uze mu byabo Yesu, uhindure ibyanze guhinduka, ureme ibyanze kuremeka, kandi imbaraga zawe Mana ziganze zigere kuri bo. Data ndasenze, bohora ubuzima bwacu, udukize. Mboneyeho gusengera indwara z'amoko yose, uzivure kandi ukize abantu bazirwaye mu izina rya Yesu. Urakoze rakabyara, nanjye mbyatse Imana nizera izina rya Yesu, amen. Nshuti bakunzi ba channel Abimana Bera, mbibutsa yuko utwandikira kuri 0782 324 hanyuma tukagufasha. Imana ishimwe. Cyangwa ukaduhamagara kuri 0782 324 ushaka guhinduka no guhindukira, ndetse no kwihana, ndetse no kugishwa inama. Duhamagare 0782 324 mwibutsa gukora subscribe no gusharinga na like na comment, ndetse ukanakora subscribe. Imana ibahe umugisha, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Dawidi ari mu ngoro ye yibaza icyo